On TTV. Yes, hello once again, ninjye Pupu. Ikigani Bookstore kuri On TTV. So I'm back tugiye komeza kubana by'umwihariko muri Bookstore murabizi ko tugaruka ku bintu bigiye bitandukanye ariko byaturutse mu bitabo. So dukeneye ibintu by'abahanga, dukeneye ibintu by'ubwenge bishobora kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. So uyu munsi ndagira ngo ngaruke kuri kino gitabo cyiswe Offer Down. Ni cya MGA RH. So tugiye kumugarukaho aho uyu munsi noneho yavuze ku kintu kijyanye n'umubano, relationship hagati y'abantu bakundana. Ndagira ngo tuyirebeho, turebe abantu bakundana bakwiye kubana gute. So ndagira ngo uyu munsi turebe ukuntu abantu bashobora gukundana ariko bataziranye. Ariko mbere yaho gato ndagira ngo bazi iki kibazo nanjye mura nibaza. Umuntu waciye nyuma y'uwo bakundana cyane ko tubizi ko bijya bibaho, abantu bakundana umwe agaca nyuma y'undi. Uwo muntu abakwiye guhanwa cyangwa se ni ngombwa ko uwo muntu ahanwa, ubundi si igihano cyamuhanishwa ni ikihe? Ubundi se hari itegeko ryamuhana? Ndagira ngo nawe ubyibaze nkuko nanjye mba mbyibaza, ariko ubishoboye wajya muri comment ukajya ide ukambwira uti rwose umuntu waciye nyuma y'undi ushobora kumuciraho iri teka nuko twabyita. Reka nigarukire kuri iki kintu ukuntu abantu bashobora gukundana bataziranye. Ngira ngo mujya mubibona, ushobora guhura n'umuntu muhuriye muri bise, muhuriye mu kazi, muhuriye mu kirori runaka, kubera ko ubwiza afite ku mubiri buhuje n'amarangamutima yawe, buhuje n'ibyo ukunda, ugasanga uramukunze cyangwa se ugacyura nimero ye, niko tujya tubyita. Mujya mubibona ukuntu rwose abasore n'abakobwa bahurira mu bintu bitandukanye, akatavuga ati maka nimero. So ndagira ngo tubigarukeho. Uwo muntu mu by'ukuri muhuriye aho hantu gutyo mutaziranye, mukwiye kubana gute? Ese biba bihagije kuba wamubonye, kuba wishimiye ko ari mwiza? Biba bihagije ko mukundana cyangwa biba ari ngombwa ko mukomeza kumenyana by'umwihariko, ukamenya background yiwe, ukamenya ngo nyuma y'uko imbere y'uko mukundana yari ameze ati? Niyo mpamvu ngira ngo tubigarukeho. Iki gitabo kiratubwira inkuru y'ukuntu umuntu ashobora gukundana n'umuntu ariko muziranye. Ni izihe ngaruka ziboneka iyo ukundana n'umuntu utamuzi, utazi ngo ni muntu ki, yaturutse he, aturuka he, abaye hate? Ni izihe ngaruka zishobora kubaho? Nawe ushobora kuba byibaza, ushobora kubona umubano n'umuntu ariko uwo muntu mu by'ukuri utamuzi, just uzi ko ari runaka ataha ngaha, wenda akunda gusohoka kubera ko mwahuye wasohotse nawe yasohotse, ariko ntago uzi ngo ubundi ni muntu ki, kuko ubundi umuntu ni mugari. Hari umuntu w'imbere n'umuntu w'inyuma. Umuntu w'imbere tugarukaho ni imico ye, akunda iki, akora iki. Ntekereza ko abantu bakwiye kubana baziranye, abantu bakwiye gukundana baziranye. Uzi ngo runaka nubwo dukundana ariko nzi ko ari uyu nguyu. Ndagira ngo tugaruke kuri iki kintu. Ubundi uko ugenda wita ku muntu, hari ikintu kimwe umuntu bamwita Sandro yaravuze ati, as long as you care about someone, as long as you know him or her truly. Nyine ukuntu wegera umuntu ni nako ugenda urushaho kumumenya. Uko wegereye umuntu, uko umwiyegereza, uko ugenda urushaho kumuganiriza, uko ugenda urushaho kumuvugisha, ni nako ugenda umenya ngo ninde, ugenda umenya ngo akunda iki. Ntekereza ko n'abantu bakundana bikwiye kumera gutyo. Hari ikintu kirimo gutuma umubano w'abantu bakundana urimo kwangika muri no minsi. Ni igiki? Ni ukubera ko abantu basigaye bakundana badahana umwanya, nta gihe ntibaganira. Mu by'ukuri bahura kubera ko basohotse, bahura kubera ko yagiye kumusura aho atuye, then bakagirana ibyiyumviro by'abantu bakundana ariko bikarangira nope. Ntekereza ko abantu bakwiye gukundana ariko bakamenyana, bakaganira, ukita ku muntu ukunda kugira ngo umenye ngo ninde. Ndagira ngo tugaruke kuri iki kintu. Hari ukuntu umuntu ababayeho ariko nawe ubwe atiyizi. N'urugero, urabona kujya mu mubano cyangwa se gukundana n'umuntu ukiri mutoya ntago ari ikosa ryawe, kubera ko urukundo ni amarangamutima umuntu adashobora gukontorora. Ahubwo ubundi umuntu uko agenda arushaho gukura amara iminsi ku isi, bituma agenda agira experience y'ubuzima cyangwa se agira ibyo amenya ku buzima bwe, agira iby'isi mwungura. Uwo muntu rero ugize mu myaka yo hejuru, ufite icyo ubuzima bwamusigiye, ufite experience y'imibanire n'abantu, uwo muntu kunababayeho bitandukanye naho ndi mu myaka 10 n'ingahe, ntago aba yari yagira experience. So kwisanga mu rukundo uri kumwe n'umuntu ariko mwese muri batoya, ntekereza ko iyo muhise mubana bizana ingaruka zimwe na zimwe, nko kuba mwabyarana ako kanya. Kandi iyo ubyaranye n'umuntu mukiri batoya mutaziranye, nta experience y'ubuzima, nta guzi background yiwe kubera ko n'ubundi already nawe afite cyane kari mutoya, ariko ntekereza ko biza kubyara ikibazo
kubera ko nyine mwamenyanye gutyo just mwahujwe n'imyaka nyine nta muntu uzundi nta makuru buri wese afite ku buzima. Abantu bakwiye gukundana rero bafite amakuru ahagije ku buzima bwabo, avuga ati ngewe ndi runaka ariko nanyuze muri ibi, mfite ibi ngibi, nshobora gukora iki, uyu muntu tuzabana ameze gutya. Niyo mpamvu hari ijambo nyakunda kubwira abantu ngo iyo abantu bakundana umwe agomba guhindura n'undi agahindura undi. Niyo mpamvu iyo umuntu akundana n'umuntu aba ashaka kumuhindura uko ashaka, ariko nawe aba agomba kuguhindura uko ashaka. Ibyo ngibyo bibafasha mu ki? Ibyo bibafasha mu kubana mwese mwumva ko muri kuri level imwe. Hari abantu bajya bavuga ngo ngiye ngo nkunda runaka, ngo ndagukunda ariko ndagukunda kukurusha. Ntago bibaho mu mubano w'abantu, ntago abantu bakwiye gukundana barushanwa. Ubundi gukundana murushanwa bizaho kubera ko mutaziranye, kuvuga ati ngiye nyine namwimariyemo kubera ko nyine namubonye ari umuntu mwiza ariko ntago uzi ngo yabaye hate. Niyo mpamvu rero ugomba kumumenya. Nta nubwo ukwiye kumukunda kumurusha uko gukunda, mukwiye gukundana mwese bingana. Nta muntu ukwiye kubeshya undi avuge ngo ntekereza ko ari nko kubeshyanya. Nta muntu ukunda undi kurusha undi. Ariko ndagira ngo twibaze, ubundi koko nkuko nababwiye ngo umuntu uca inyuma mugenzi we yahanishwa ikihe gihano? Guca inyuma bisanzwe bibaho turabizi, ariko se birakwiye? Ikindi ndagira ngo mumbwire, kuba abantu bakundana bataziranye bibamariye iki? Bizagira icyo bibagezaho se nyamara bataziranye? Ariko kandi ndagira ngo twibaze kuri iki kintu, dusigare dutekereza twibaza tuti ubundi urukundo, umubano abantu batekereza ko ari ku rukundo kuba nkundana runaka, ariko no, umubano ahubwo ni uburyo mu managinga urwo rukundo rwanyu. Niwo mubano muzima ukeneye. Umubano dukeneye, abantu bakeneye mu managinga urukundo rwanyu gute? Ntago dukeneye kuba ngo gusa murakundana birabaye, oya, dukeneye mu managinga gute urukundo rwanyu. Nibyo abantu bakeneye. Umuntu akeneye kumenya uko managinga urukundo rwe. Ni muri ubu buryo, ni muri ubu twabindura gutya, twabikora gutya. Ndagira ngo mujye mukomeza kudukurikiranira hafi, cyane ko tuba tubafite ibintu bitangaje. Umuntu utarakora subscribe rwose ngira ngo yaba akiri inyuma. Ndagira ngo ujye hari hasi rwose ukore subscribe, tujye dukomeza kubana buri munsi. Eka tuzagaruke turebe impamvu umubano atari uwo ku rukundo gusa, ahubwo umubano ari uburyo tumanaginga urwo rukundo. Murakoze cyane. Ciao. On TTV.